abajyana bahuje igitsina mu Rwanda barahari pe, barahari benshi, barahari mu nzego zitandukanye, barahari mu baturage basanzwe, barahari mu bahanzi, mu bakinnyi b'imipira, mu bayobozi, mu ba umva inzego zose, yaba mu bakozi, yaba mu barubyiruko, n'abantu bahari mu nzego zose, like muri all categories. Urugero nkanje uko mfite umukobwa nkundana nawe bitera ikibazo umuntu waba ufite undi mugenzi we runaka wundi akunda, ariko nge simba nahindukiye ngo murebe mubwire nti wowe umeze nabi, wowe sinishimiye ibyo urimo. Urumva nukuvuga ngo ese kuki duhere kuri cyo ngicyo, wenda sinzi niba ari bwumve neza ibyo mbinyuranyije. Nukuvuga ngo ese kuki wowe watekereza ko ikibazo kandi ntatekereza tureke kwitwaza ngo imisemburo ngo biterwa no kuvuka. Ni gute navuka mfite imboro ngagendera mu bintu by'ino. Mfite umukobwa dukundana, ntabwo naza ngo mvuge ngo mfite umukobwa ngo ibitsina ngo tukaryamana ngo tukaboya, nagaruka gukumbuza umukobwa dukundana nicyo cyubahiro cya mbere. LGBT homosexuality. Yes. It hasn't been our problem. And we don't intend to make it a problem. Sinemeranya nawe aho wavuze ko babivukana, kuko hari benshi babijyamo bakuze cyane. Icya kabiri ni kubw'amahitamo yabo, ushobora kuvuka n'umutipe hanyuma nkazabijyamo ku myaka yanjye 25, kandi mba nzi mbijyamo mbizi, kandi ntabwo mba narabivuka, mba naravutse ufite n'imisemburo y'igihugu. Tureke kwitwaza ngo imisemburo ngo biterwa no kuvuka. Ni gute navuka mfite imboro ngagendera mu bintu by'ino. Ikindi kintu cya kabiri, ese ko umutinganye cyane cyane abantu bahuza yagira umuntu muting ngo ese ko umutinganye cyane cyane abantu bahuza ibitsina ku bagabo nta ngaruka bibageraho ku buzima? Yende ndavuga gutingana n'umugabo mugenzi wawe, wadusaba niba nta ngaruka mbi wenda haba ku ndwara zaziramo n'iki byagera ku buzima. Icya gatatu, buriya wasobanukirwa impamvu umugabo buriya wasobanura impamvu umugabo wavutse afite igitsina gabo akavuga afite none umugore akavuga afite igitsina gore, ubona Imana yarabikoreye iki? Cyangwa ubona ubona Imana yarabikoreye iki? Icyo ni ikibazo cya gatatu cyane. Ikibazo cya kane, ibya Sodoma na Gomora, erega mujye mwibuka ko Sodoma na Gomora mu by'ukuri twese turizera, kandi buri muntu wese avuga Sodoma na Gomora. Nataguciye mu ijambo nubaza ibibazo byinshi ndajya kujya gusubiza icya gatanu nabyibagiwe. So okay none reka ngubaze kimwe ukinsubiza amagambo make kugira ngo nyurwe, hanyuma atakukiraho n'undi, kubera byose wamuganira ngo wapfa kwisubiza direct. Reka wavuga ko sinemeranya nawe. Sinemeranya nawe wavuze ko babivukana, kuko nzi hari abantu benshi bagiye babijyamo bakuze. Abo kantu gasobanure wihuta mitengo cya kabiri kugira ngo basinyurwe bitewe nuko nakoje. General Bitero sinzi mbari wakurikiye twabivuze, turabisobanuye cyane hano aho tubaza se ko umugeni ibyo umuntu ayigira cyangwa arabivukana. Uri kuvuga ko ngo utabyemera ko ngo ari ababijyamo bagize imyaka 20 ngo ni 2 cyangwa 5. So twabivuze hari abavuka bameze gutyo, nkanjye as my personal niko navutse, ariko bidakure ko hari ababijoininga bakuze. Twabivuzeho kubera impamvu zikurikira runaka, financial problem, cyangwa se umukobwa yarakundanaga n'abakobwa bakamubabaza, cyangwa se yarahemukiwe n'abakobwa, cyangwa se yaravutse mu bahungu benshi, yaravutse ari umwe mu bakobwa benshi, cyangwa ari babahungu bavuka ari abahungu gusa naho undi mu mwana wundi ube wabo. So ugasanga umwe muri bose, nanga ari bose, umwe akuze gutyo yisanga gutyo. So nango uvuze ko temeranya natwe ngo bakavuga ko ngo hari ababikurana
abindi babijoininga bakuze wici ko twabivuzeho kare twavuze ko ari abavuka gutyo nkaye ndi kwitanga urugero niko navutse bonus gay kabisa 100% ibintu byo kuvuga ngo 50% ngo cyangwa 30% no navutse ari komeze naguhengerezo nabahengerezo muri primaire ko mama yazanaga amashokora hanze twandikirana amaletire n'abana b'abahungu mbashyira amashokora numva ko abahungu ari abashiri banje abakobwa ari abakobwa bagenzi banje dukina dupira tudenesi bibari ko nibiki byose so ivyo rero sinzi bari wakurikiye neza aho ngaho musubije mu magambo magufiya abajyamo bakuze hari ukwera ko ubuzima cyangwa bababajwe cyangwa se ababyeyi babo nabo barabigizemo uruhare so rero sinzi mbari no gusubije neza gusa birimo abantu amoko atatu harimo abavuka gutyo hari abavuka areba straight bakabijoininga kubera ko wenda bababajwe cyangwa uburyo bwa financial problem cyangwa se kubera ko nyine mu mikoro nyine uko nabivuze yo financial bashakurikiyemo amafaranga gusa ugomba kumva ko abantu ariko bavuga atari byo bigira urakoze thank you. Nakunganira hari n'ababigaragaza bakuze kubera ko societe yacu yagiye yempoza abantu kugira uburenganzira bwabo cyane cyane ku bantu bahuje igitsina noneho kubera ko twakuriye mu muco wo kuvanga umugabo n'umugore bagomba gushakana noneho abafite wenda iyo abateye gutyo cyangwa bavutse gutyo bagakura bahezwa muri societe noneho kugira ngo bigaragaze bikagorana uyu munsi dufite amahirwe yuko abantu bari kwisobanukirwa noneho bakarushaho gutinyuka bakavuga iyo ugize imyaka 8 cyangwa 5 kuzamuka hari ukuntu iyo uri straight hari ukuntu wenda uzakunda gukira wenda imipira uzakunda kugira ute bintu nyine ukiri mutoya nyine so hari rero uyo uri umugay cyangwa transgender se cyangwa se uri lesbienne so cyangwa hari ukuntu ukura gutandukanye nuko abandi bantu nyine nkange urugero nakuze nyina n'abakobwa numva ko abakobwa ari bakobwa bagenzi banje nkura niyumvamo ko abahungu ari nk'abashiri banje nko muri nabahingiro nyinshi nko muri niga kunye neze Kimisagara muri kuri primaire de Kimisagara muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali iyo mama wanjye yajyaga hanze akazana nk'amashokora nayashyiraga abana bo twigana b'abahungu twandikanaga amaletire n'abana bo twigana b'abahungu kigena ndi mu wa 4 mu wa 5 primaire natanye gusoma n'umuhungu mugenzi wanjye muri bathroom zo muri toilette zo kwishuri nyiri muto pe mfite imyaka ngahera naho ni muto cyane ariko nafite imyaka nk'ingahera nandi nko mu wa 4 ndikurangiza mu wa 4 njya mu wa 5 natanye gusoma n'umuhungu bwa mbere so urumva abahungu barankundaga bashyira amashokora n'ibiki so nakuze nyine ari ukomeze sibyo n'ibivanga umuntu ngo nibyo yikoze ngakura so aho rero ko umuge bijyamo abantu bavango nibyo umuntu yigira kuze cyangwa nibyo avukana hari ababivukana yes hari n'ababijoininga nkuko hari mayigeze kubivugaho kare bakabijoininga bakuze kubera impamvu runaka zikurikira bishobora kubera ubushobozi financial problem cyangwa se amikoro cyangwa se nababajwe n'uwo bakundanaga umukobwa none akahita bati fuck it none akanikundana n'abahungu hari benshi bafite experience babijyamo gutyo ari ukubera wenda umukobwa yamubabaje cyangwa se yavutse mu bana b'abahungu gusa nta mukobwa urimo cyangwa se yavutse mu bakobwa gusa arimo umuhungu umwe icyo kintu gikunda kubamo nanga ariko hose ariko bikunda kubamo ahandi ni kwa kundi nsubiye inyuma gato ni kwa rukuno nanone umubyeyi atwita agatangira kujya ntajye kwa muganga ngo bamukorere noza mu cyiciro cyo bari bamenye imbara ari umuhungu cyangwa umukobwa atangira kugura imyenda y'abakobwa kandi umwana ari umuhungu agashopinga nzabyara umukobwa kandi umwana ni umuhungu wa mwana yavuka umwana ni umuhungu agatangira kujya mwambika imyenda y'abakobwa n'ibiki so sometimes namwe ababyeyi nyine nabo babigiramo uruhare ugasanga umwana nyine avutse yari umuhungu ariko utangiye kumwambika imyenda y'abakobwa umwana wise umupfumura amatwi akiri umuhungu ari umuntu mutoya umwana utangiye kumuterekesha umusatsi uramusutse akiri mutoya wa mwana azakura afite imyumvire itandukanye n'iy'abandi bana bagenzi biwe kubera iki watwise wiyumvisha ko uzabyara umuhungu umukobwa kandi ni umuhungu waguze imyenda shopping ibiki byose ni iby'abakobwa
ntugire ngo bisubize umugore by'abahungu ni za pink aho yango habemo za blue ni pink amakanzu duki twose ibyo nabyo biba mwibizo mbogamizi impamvu twavuze se ko umuge ibyo umuntu yigira cyangwa arabivukana uva ko hari abantu bavuka ariko bameze ariko hari n'ababijoininga bakuze bitewe nuko bababajwe cyangwa se abitewe n'ubuzima. Okay, so gatatu ugabaje ufite ikibazo turaza kubaza aho ngaho nyuma. Gatatu, ese ubyaye umwana ugasanga aryamana nabo bahuje igitsina wamujugunya, ese wabyitwaramo gute? Hari abantu usanga ari aba homophobic ku rundi rwego ariko ibyo byose babyigira kubera ikibazo kitarakugeraho. Impamvu nyisi ikibazo nuko bavuga sometime baca umugani mu Kinyarwanda ngiye nkunda no gukoresha Ikinyarwanda ngo uruciramo kasoro gatwara nyoko, hari ibyo wifuriza kuri bagenzi bawe nyamara nawe bikazakugeraho. Icyo kintu nkunda kukibona cyane, imbyaye mwana namubyara rukawe nabundi namujugunya ubundi ngo siyabo wanjye ubundi namukuramo mu mategeko nkamukora agashaka undi se cyangwa undi nyina. So umwana wese n'umwana, wabyara utuzuye wabyara uwuzuye wagira ute, umwana wese ahora ari umwana. Kandi uwo nguwo uri kugira gutyo ukinege ngira ute, ejo bundi ashobora kuba umuntu ukomeye, ashobora kuba minisita, ashobora kuba perezida, ashobora kuba umufashion ukomeye cyangwa umudesign ukomeye, ashobora kuba minisita runaka. So nangumenya umenya aho bwirageze, you know. So rero abantu mufite imyumvire ngo umujyaye mwana ukabona ngo abagize iyo myumvire ngo wamuta wamugira ute uko batagutaye se wowe umaze kugira, you know. Turaza kubiganiraho gusa aho habaza bati wabyitwaramo gute nyine ubyaye umwana umeze gutyo. Kuko iyo umwana amaze kugira imyaka 7 ku 10 nibwo utangira kubona ibintu. Iyo uri umubyeyi ureba kure hari uwitwereka, hari ukura akabihisha akajya abikora mu ibanga rikomeye. Ariko mu byo mubana byinshi ni iby'abano bana bavuka bafite amahormone nk'abakobwa, bavuga nk'abakobwa bameze nk'abakobwa, abakura baba straight, ubona ari nk'aba straight ku jisho n'iki byose, akina na football akomeye, akora na tiza agira ute, ntushobora kubimenya kiri kumufashe cyangwa ari kwibwiriye. So aho ngaho ngira ngo haraza kubazanaho ibibazo. Kandi ese ni iki leta y'u Rwanda yakora kugira ngo abaryamana bahuje igitsina uburenganzira bwabo budahutazwa? Impamvu nabishyize kuri nonoza topic ya 4, impamvu nuko mu Rwanda twe nta tegeko rihari ribihana, rego nani ryemeza rihari, ariko turaza wenda ndaza kwa playingira video hano kuri YouTube ya His Excellency President w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari muri San Francisco California. Iyo Rwanda Day nari nyirimo 2016 iri kurangira tujya 2017, yari nko muri October 2016 twari turi San Francisco Marriott Hotel. So ubwo icyo gihe hari umunyamakuru ukorera Bay Area ikinyamakuru bamubaje icyo kibazo kiri about homosexuality, yavuze ko mu Rwanda kitigeze kiba ikibazo kitazigera. Guys munega amatwi neza abantu wese turi kumwe hano muri abantu 430. Yavuze ko icyo kibazo kizera kiba ikibazo kitigeze kiba n'ikibazo, ko hari byinshi byo gukora no kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero mwebwe abaturage basanzwe nimwebwe mubigira ikibazo, ariko His Excellency yavuze ko kitigeze kiba ikibazo kitazigera kiba n'ikibazo. Kuko of course kiri ikibazo nanga abashoramari baryama nabo igitsina baza gushora imari mu Rwanda tubeseriye muri kino kintu, you know. So kandi baza nk'aba invest nango baza nk'abaryama nabo igitsina. So kuki batabona n'iyo sura ngo babime kubakira muri village rugwira muri presidence bahwete bano bantu n'ibivumwe n'ibiki ntango tugomba kubaha ikaze mu Rwanda bagomba no kanagira ku butaka bw'u Rwanda. So abantu rero mugenda mu Kigali mugomba no gufunguka amaso mukabanza no mukanareba uko runo rwa rugero rwiza mwari ukwiye kubanza mukareberaho, you know. Uzi abana 5,500 cyangwa ingahe by'abaturage bahejeje akazi hari muri za Kinigi, uriya mudamu hano, uriya mudamu n'umudamu wiwe ahantu bafungurira company ya Diana Foss. Anyway aho hari 4 gusa. Impamvu navuze ngo sini kirete Rwanda yakora kugira ngo baryamana bahuje igitsina uburenganzira bwabo bubahwe bamine bwabo budahutazwa, nuko since nta tegeko rihari ribihana, twumvaga abantu bakomeretsa cyangwa se by'abantu kubera uko bavutse. Nkuko muri human rights I mean UN in human rights bisobanura neza, ibivuga ko
neza aho ivuga ko hold on, give me 1 second. Ndagira neza mujye mumbaza muri declaration ya of UN Human Rights kandi u Rwanda rwasinye amasezerano hariho ko abantu hatitawe kuri gender cyangwa aspirations bose abantu barangana, no one to be discriminated or harassed. bivuze ngo niba leta yarasinye amasezerano bivuze ngo umuturage agomba kuyubahiriza ndetse na enforcement zo kuyubahiriza ziriho. So ni ukuvuga ngo ntiwicara ugasebya mugenzi wawe nuko harimo n'ibintu byatembe umuntu agiye akora ko wamututse runaka cyangwa mugize gutya urabihanirwa pe. Yes, so aho ngaho rero numvaga hagomba kuba uburenganzira bwabo budahutaza. Simvuze ngo bagende basezerane imbere y'amategeko icyo bagira ute, ariko hakabaho nyine nuza amategeko avuga ati discrimination runaka, yaba y'uruhu, yaba y'ukusa, yaba ari uko yaba ari uko umeze, ukabihanirwa pe biri seri. So yari kuri kane, wenda nuza kugira ikibazo turaza kuhaganira. 5, ese abaryamana bahuje igitsina bahungabanyije iki ku buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa ni ukugendera mu kigare mutazi biva niyo bijya? So impamvu nanditseho kuri 5, kuri urebeye muri rusange uburyamana bahuje igitsina nta kintu guhungabanyije, ahubwo wowe umuheterosexuel cyangwa utabikora kuki ari wowe bibereye umutwaro, kuko kuri isi wahageze ubumwe uzagenda uri umwe mu gitaka, utazagenda muri babiri, ko Imana itagutumye ko nawe utera utari umwerande. Ni gute umuntu akubera umutwaro? Ntaje ngo musambane, ntaje ngo akwigurisheho, ntaguterese. Sinzi impamvu ngewe wakagira umuntu umutwaro, umuntu ukagenda umwikoreye, kandi nyamara abo bantu uvuga ngo baba baryamana bahuje igitsina nibo bantu witabaza bakaba bagutabara, nibo bantu ushaka kugira ikibazo akugira inama akagufasha. Like really ntango ngenda asobanukirwa umuntu uryamana ahuje igitsina ikintu akubangamiyeho gituma umureba ngo dore pampex ntiwazibonye, just kugendera mu kigare ntuzi iyo biva ntuzi iyo bijya, kubera ngo influencer kanaka yavuze kuri kino kintu nawe uragatumbagiye urabigendeyemo, ntuzi iyo biva ntuzi iyo bijya. Buriya ngo yambaye pampex, buriya setse ngarinera, ubwo buriya ntiyakunama. Ibyo byose iyo bullying n'ibiki byose ntibyari bikwiye mu gihe utazi uko umuntu abayeho cyangwa akora sex mu buzima busanzwe. Ntabwo ari ukwiye kubigira umuvuno wo gusebya mugenzi wawe, kuko namwe hari ibyo mukora umuntu aba atazi. Kuko sometimes hari heterosexuel, umuhungu akaba yarongora umukobwa inyuma muri agakora anal sex. Niba ukora anal sex n'umukobwa, uri umuhungu ukora sex n'umukobwa, icyo gihe wava ukaza ugasebya abahungu cyangwa abakobwa bakora sex, ugakira n'igitinga cyane n'igiki. Ibyo wakoze wowe uzi ko atari ubutinganyi. Mu gihe cyo kurongora umukobwa muri anal sex ariko sinarongora umuhungu, za asi zose asize asi, ikibuno n'ikibuno, aho wakwinjizamo sifa kuba ari inyuma ari inyuma. Ibyo bamwakoze namwe ni homosexual. So muri kuvanga amasaka n'amasakramentu. Okay, turaza kubigarukaho ngaho. 6, ese usanze umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe akundana cyangwa akorana imibonano n'abo basangiye igitsina, wabyitwaramo gute? Ese usanze umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe akundana cyangwa akorana imibonano n'abo basangiye igitsina, wabyitwaramo gute? Aho hantu turaza kubiganiraho, buri muntu aragenda avuga ukuntu abibona kw'iyo ngingo, kuko ni benshi usanga ari nk'aba bisexual, agashaka umugore ajijisha cyangwa agashaka umugabo ajijisha, ariko deep and down abikora byose. Ushobora kuba afite umugore afite umugabo wiwe ari homosexuel, bakabyara bakagira n'abana. Twe dufite ingero nyinshi, ko ngiye benshi twaranakoranye, kuko navuga twakoze sex twacanze irangi, mukamwacanga irangi wowe n'umugore wawe, umugabo wawe akaza natwe tukamurya cyangwa n'akaza akaturya. So izi ni ingero nyinshi ziriho cyane. Ese umusanze muri iyo kategori cyangwa umufashe, wamugenza ute? Wenda yakurwanya ishyaka, yakufite akugejeje, yaguhinduriye ubuzima, wamurekura divorce cyangwa ukuntu mukunda, wakwemera ukamwakira uko ari. Ubwo nabyo ni ibintu muraza kuza kutubwiraho. 7,
ese Sodoma ni Gomora Imana ijya kuharimbura ninde wari uriyo? Aho hantu nkunda kwibazaho cyane kubera ko mwese Bibiliya yese yaranditswe, ni ibitabo byanditswe n'abazungu biraza biratranslating, ariko si Imana yanditse igitabo. So niba Sodoma ni Gomora harahirimbutse koko, niba koko Imana yanga abaryamana bahuje igitsina urunuka koko, kandi Imana ikabidukunda, kandi Imana ikaba ari turema, ibyo bintu by'Sodoma na Gomora mubyemera gute ngo Imana yarimbuye hano kubera ko bashatse gufata abamarayika ngo byagenze gutya na gutya? Sinsi nta sogokuru wawe wari uriyo cyangwa sogokuruza wawe wari uriyo cyangwa nyogokuru cyangwa nyogokuruza cyangwa ubuvivi n'ububibure bw'iwanyu, nta kintu ufite cyo uza kutubwira hano ngo ibye muri Bibiliya ngo tubwira ngo byumva gute ngo Sodoma ni Gomora ngo Imana ijya kuharima. Ngiye numva ijambo ry'Imana ndanarisenga, ndi n'umurokore pe, ariko aho hantu muri Bibiliya ngo Sodoma ni Gomora ngo Imana ijya kuharimbura ngo byageze gute, ntango mbyemera ko ngewe impamvu uvuga ko natabyemera ibyo nyizo byose no kubera Imana. Ngiye no kwerukuza muri Amerika nabyeretswe nkiri muri Uganda 2013, cyese ko wenda nageze aho nkareka gusenga cyane nkaba natakikereka, ariko ngiye nabaga ndi mu rusengero nkerekwa. So niba Imana yaranyeretse nareretswe kuzazamura muri Amerika ndi mu rusengero, nkaba narageze kandi nkaba narageze ari umugabo mugenzi wanjye dukundanye tukajya mu rukundo, nkaza no muri Amerika kuri fiance visa, K1 fiance visa. Ni ukuvuga se ko iyo Mana itabaho, ni ukuvuga ko iyo Mana se nasengaga atari Imana yo mu ijuru, niyo kwa Satani Imana izo ngiye nasenga Imana yo mu ijuru nanerekwaga ndi mu rusengero. So ushaka prove yuko nanjye umva byose birahari pe, ntango ari byo ari dosiye ndi creatinga hano, kuko I don't own any one explanation. Gusa ibyo mabwira ni ibintu biriho. Imana iradukunda ko twese dushimwe mu shusho y'Imana. Iyo kwigira umukozi w'Imana rero ugashaka gusenya bagenzi bawe simbyiyumvisha. Anyway, twakomeje aho ni 7 tugeze ku 8. Ese gusebya abaryamana bahuje igitsina cyangwa kubahohotera ubazize uko bavutse bikungura iki? Yes, ese koko ugusebya abaryamana bahuje igitsina cyangwa se kubahohotera ubazize uko bavutse bikungura iki? Ndabaza wowe ubasebya ubatuka bikungura iki? Uko nkuko nabivuze benshi bagendera mu Kigali nibazi iyo biva nibazi iyo bijya, just ukicariya ugasebya cyane ukana kimeze gutya, Rwanda rumeze gutya, nyamara mwebwe ibyo mukora namwe si muri shyashya. No one is perfect 100%, twese ntango turi perfect, namwe muri perfect. So ungukira hege nshaka kumenya, muze kumbaza ikibazo hano naze kudusubiza hano abantu ku 8 abantu baba homophobic. Ungukira he iyo usebeje mugenzi wawe muzize uko yavutse? Ko twese tuva amaraso amwe, twese iyo dupfuye tuba dushyingura kimwe, nawe ushyingurwa very special, n'ubuzima tuba tubayeho wenda cyesa mikoro, ariko twese turya bimwe. Nawe urya amakara cyangwa undarye ngo umugati, twese turya bimwe, wenda imirire yabitandukanye ariko n'ubundi ni ibintu biba byaciye mu nganda cyangwa tukabiteka. So sinumva icyo ziza mugenzi wawe. Aho ni 8. Noneho 9, ese koko muri LGBT harimo amafaranga? Yes, aho hantu turaza kuhaganiraho cyane. Namaze iminsi mbona abantu bari iyo postinze ibintu bavuga LGBT nibaduha amafaranga bimeze gutya. Yes, LGBT koko ntabwo ari hose, ariko most of LGBT members abenshi usanga ari abantu bifashije pe. Kubonamo aba LGBTQ b'abakene ni 1%. Company zose zikize ku isi n'aba LGBT nibo ba CEO nibo ba founder. Company z'aba designers z'imyenda ikomeye za Versace za Dior za biki byose, zino company zikora iPhone ba CEO ba founder, usanga most of them ari aba LGBT cyangwa se ari aba gay cyangwa ari aba lesbienne whatever. So niba uri umuheterosexuel ubanga abo bantu banga urunuko vatse twakwicara hamwe, kuki iPhone isohoka mwese mugasara mukenda kwiyica mukagira kuki utayanga ngo yavuye muri company y'aba gay sinayitunga reka nitungire Android yanjye cyangwa nigira uti ubwo muri basi ibona babibanjije bose, most of them n'aba gay bana ba design abakomeye no myenda iri premium luxury premium. Most of the bano ba design abakomeye bo mu Butaliyane muri France, most of them n'aba gay. So kuki ibyo bintu mutabyanga ngo myenda nimuyambare ngo muvete byakozwe n'abantu kandi baravumwe ntago twabyambara mwese. Hari umuntu ashaka kwambara neza se
kwambara neza ukaberwa umwenda uhenze babatekana kayambaye amadolari 5 cyangwa 2,000 cyangwa 5 nuko wambaye ino myenda ya marike ikomeye atari no bya made in China, made in Paris, made in Italy, you know, made in France. Okay, aho tuhave ariko yes muri LGBTQ community of course harimo amafaranga ariko si bose bayafite. Utazagenda ukurikiye ngo harimo amafaranga ukarwanya ibirwara bidakira. Hari nk'abo ngabo harimo igize kubaga ngo bajyemo kurikiye ngo ubutunzi uzagenda mu bubure aho urwayemo imirwara. By the way hari ahantu hari so sensitive inyuma muri no sex hari so sensitive niho hantu umuntu ashobora kwandura indwara nyinshi bitewe n'ukuntu haroroshye harifatanye hari so tight. So ushobora guhura n'umuntu wifitiye kasava ingana nk'umusekuru usekura imyumbati, umwana hakwinjira ukamera nk'aho uri kubyara, ejo ugasanga ugiye kwa muganga urarwaye. Ariko ntabwo bivuze ko ngo uzahita wambara pampex. Ibyo bya pampex simbyemera ko ni ukubeshya. Hari abantu bo tuzi twasanzemo mu homosexual kugeza n'ubu bameze neza batambara ibintu bya pampex. Ibyo pampex abantu mufite n'icyo kibazo mube mubizi ko nta muntu wambara pampex, no one. Kireka wenda nk'umuntu uba muri gereza imyaka yose atazavamo wenda akora sex amababa nijoro wenda niba ushobora kuyambara. Ariko bino bintu kuvuga ngo urabikora ngo n'umwuga n'ibiki ngo wambara pampex na pampex zibamo pe. Ikindi impamvu abantu bavuga ngo kukinga abantu bafite bafatira nk'ibihano ng'ibihugu ngo byanze kwemera ibyo bintu ngo n'ibiki. For your information, banki y'isi, banki mondiale, abantu bafitemo imigabane myinshi n'abaryama n'abuje igitsina baba businessman bakomeye cyane. So niyo mpamvu bahita bashyira igitutu ku ma leta n'ibiki, ugasanga amashara n'ibiki barabigabanyije cyangwa bigize ute, kubera ko nibo bantu batera inkunga mu mafaranga muri banki z'isi cyane bafite imigabane myinshi cyane bafite amafaranga menshi. Anyway, gusa bitavuze ko hatari abakene b'abagay barahari cyane pe. Nk'abo twatanze urugero bari abasexual kazi Kigali, Shangazi Jane yagiye kuba parading imbere. Aho tuhave number 10. Ese ngo LGBTQ barabyara ngo Imana ko yaremye umugore n'umugabo ngo babyare bororoke nk'umusenyi ku nyanja. So for your information, yes, umuge arabyara. Hari benshi babyara, hari benshi badopta, hari uburyo bwinshi buriho. Hari uburyo bwo kuba nanjye gukora mu minsi yashize nuko umutwe tugiye kubikorana byarangiye twanganye bitambihagarika. Ariko burahari uburyo bwitwa soges cyangwa sogate, aho ushobora gutanga inanga zawe. Kireka wabonye umuntu wemera kubyarira ari umukobwa biroroshye, ariko mutamufite muri abahungu babiri bagenda bagatera za nanga zanyu bakazitera umugore akabatwitira, yamara gutwita umwana wanyu bakajya bamwitaho kwa muganga. Birahenda, biri hejuru ya 20,000 to 80k na 100k USD, hejuru ya 20 kugeza ku 100 by'amadolari. Wabonye ukubyarira ari inshuti yawe akagutwitira biroroshye, ariko mutamubonye ari umuntu muzabatwitira mutamuza azabyara akahita aba umwana wanyu uko aba ari amasezerano. Birakomeye, birahenze cyane kuko uwo mugore ugomba kubatwitira baganga kumwitaho amezi 9 mpaka byaye, bamutrackinga every day kugira ngo umwana azavuka ari muzima kuko amafaranga mwatanze ni menshi. So rero for your information, yes, nkuko banga ngo Imana yaremye umugore n'umugabo kugira babyare boroke nk'umusenyi ku nyanja. Yes, n'abagay barabyara. Reba urugero Anderson Cooper kuri CNN, nawe yakoze surrogacy, umwana afite wiwe nawe yamubyaye bicaye mu bwo buryo. Hari abantu benshi babikora. So nta gikorero cyacitse cyo kuvuga ngo umugay ngo use ngo bazajya bakurongora ngo uzapfa ngo utabyaye. No, ibyo bintu mugomba kubyikuraho. Ushobora kwadopta umwana, ushobora no kubyara umwana ari uwawe. So ubwo rero biriho cyane, biriho ni uburyo butaragera ku bantu bose uko buzimbye, ariko buriho. Ngiye nababwiye ko nanjye kubikora ko n'umuntu tugiye kubikora nari afite federal government insurance ya Amerika. So ko yari mariye n'umuzungu ukora muri government ya Amerika. So ntabwo mbabwira amazina ko impamvu z'umutekano, ariko byari byemeye. Twagiye no mu bintu byose hashyizwe kudufata inanga n'amaraso gusa, ibindi byose byari byarangiye. Anyway, so aho ngaho rero ngira basobanura nyine
n'amage arabyara of course n'abarisbiyeni barabikora bashaka inanga z'abagabo bakazibatera bakabyara umwana so cyangwa ukanadopta so rero for your information yes biriho aha number 11 hasigaye bitatu ngo tutangire ibibazo number 11 ese ari ukuba umwicanyi ukajya ubazwa amaraso ya mugenzi wawe no kuba umumutinganyi muvuga wahitamo iki uko hari abantu usanga bafite urwango muri bo bavuga ati jewe kino kintu si ishaka mbonye namwica mbonye namukata umutwe bagira barasa ku manywa y'ihangu you know ukibaza uwo muntu uramuziza iki koko so ndibaza ngiwe hano ari ukubazwa amaraso ya mugenzi wawe uribaza ko utasize ngiye I'm so sensitive nuko ari umuntu wapfuye ni ikibazo bya hatari mera nk'umuntu nkahamutse ngaho ibaze noneho uri umwicanyi noneho warisha umuntu ufite amaraso ku mutwe wawe no kumutinganya wabiki koko ko ibintu biraruta so ugomba kutubwira aho ngaho naho nano nateguye anyway kandi izo gazi zino page zose zirakwestinze ara hejuru uragiye ubaza ikibazo bikurikiye na hano naho dushaka abantu baza kujya hostage please uko ni byinshi dufite byo kuganira okay 12 ese kuki abagay benshi baforcinga ngo abantu batari abagay kuba abagay so icyo ni ikibazo nabonye kiri cyarakomeje gusirikira cyane nacyo ngiye hano ku mapuro ngo ese kuki ngo abagay benshi baforcinga abandi bantu batari abagay kuba abagay reka mbanze mbabaze hano ni gute waba utari umugay umuntu akaguforcinga kuba we ukaba we nuvuga ngo n'ubundi kakano wakakurimo mu maraso kuko ufite age 21 ava kuzamuka umuntu nawe akubwira ngo bakino ngo ukibe siko buri gicucu nuvuga ngo n'ubundi biba bikurimo nango babu ni kwandi bava ngo usoraga uwabyukaga nango umuntu yakura imyitwarire nta nihurira n'igitsina cy'umugabo cyangwa igitsina cy'umugore umuntu we mwimbere niwe ugira imyitwarire so ndabashimiye rero reka mbifurize umugoroba mwiza ndakanagenda dutangire abanyarwanda niko turi kumva turi benshi mu bice byose bitandukanye hari ino topic turuganiraho y'abagabo n'abagore y'abantu baryamana bahuje igitsina hari n'ibindi nabyo bireba abanyarwanda kumva ko umugore agomba kubyara kugira ngo yitwe umugore cyangwa yitwe umuntu kumva ko umugabo agomba gushaka kugira ngo ashake ni imyumvire tugomba guhindura 2022 ndabakunda rero kandi ndabashimiye ko mwisobanukiwe twe turabashyigikiye kandi tuzakomeza kubaha kari mu buzima bwacu ko muri abacu kandi muri abana bacu murakoze mwarumiwe please none se reka mbaze urukundo reka mbaze thank you very much oya urukundo ni umugay cyane ni umulesbienne bimeze bite navuze ko watabikora ibyo bintu ariko adushyigikira ariko ibyo bintu atabikora aya ukuntu abavugiye muri kumva sinshaka ko Fred Rwaka yongera kubura atagize ikintu avuga please reka twihute ko yaje hano kare aragenda Fred Rwaka narumiwe yavuyeho Fred Rwaka agiyeho thank you okay murakoze ndabanza ngira abantu duhuje amasango good evening abari outside of the country namwe ndakeka igitondo cyiza anyway Eric mbere na mbere yuko ari icyo ngira icyo mvuga ndagira ngo tubashe kuba twagira ikinyabupfura muri kino kiganiro dukoresha amagambo asa nkaho mazima mbega mazima asobanutse ikindi nanone ndabanza nsabe haba host co-host n'aba speaker tube abantu bakuru tujye duhana ijambo kandi tubashe gukoresha igihe gitoya anyway Eric wagiye utubwira ngo nituzamuka ahangaha hari icyo tuje kubaza tuzane factor kandi nanone tuvuga ibintu bisa nkaho hari ahantu biri gukomoka nge ikintu ndi buze kuvugaho ndavuga ku ngingo ya kabiri wanditse muri bino bintu twaje kwigaho no kugira ngo dusobanukirwe ari cyo kibazo wavugaga ngo ese kuba umugay ni ibyo umuntu yigira cyangwa arabivukana nakunze kumva abenshi muvuga yuko umuntu abivukana ariko nge uzamutse ngiye kuvuga ntago nge mbyemera ndatanga factor nk'uko wagiye udusaba factor ndakeka twese dusa nkaho twemerera mu byanditswe ariko ibyanditswe byose yego ntago biba biri correct ariko nk'abantu hari imbuga tuba tuzi yuko
zisohora ibintu bifite ubuziranenge. Reka tujye kunuze kuri American Psychology Associations, banditse kimwe n'urundi rubuga rwanuze rwa pgs.org rwasohowe ku itariki ya August 29, 2019 ku isaha ya saa 12:53. Nujya kubishakisha urahita ubibona, handitse yuko n'ubushakashatsi bwakozwe. There is no gay gene, there is no straight gene, sex is a just complex study confirms. Sibyo? Impamvu nshaka kuvuga kuri kano kantu first of all ni ukuvuga yuko nta mwana uvuka afite gene yo kuzaryamana n'umuntu wahuje igitsina. Nta mwana uvuka afite gene cyangwa afite n'umuntu badahuje igitsina. Alo? Uri kunyumva Eric? Ya turakumva. Warucise kugira ngo birahagaze. Okay, komeza turakumva. Ni ukuvuga yuko nta mwana uvuka ari umugabo cyangwa ari umulesbian cyangwa ari straight, ahubwo sosiyete akuriramo n'uburyo we akura, ibyo ahura nabyo nibyo bimuhindura icyo abacyo. So wakunze kuvuga cyane ngo kenshi dukunze kuvuga ngo ni imico y'abazungu, ngo ariko ngo South Africa ni ibintu byari biriho mu 2002 byemezwa 2006. Ndakeka ariko wavuze utanga n'ibihugu bimwe muri Afrika byemeje mariage y'ababana bahuje igitsina, harimo za Mozambique, Lesotho, Angola, Botswana na Seychelles. So reka ngenda banza ngaruka hanga tubanze twibaze why South Africa ari cyo gihugu cya mbere cyakiriye ubugay n'uburezibien cyangwa cyakiriye LGBTQ muri Afrika bwa mbere. Ntago tubijya kure, tuzi neza yuko South Africa igiye mu maboko y'abirabura mu gihe gitoya gishize, sibyo? N'ubundi yari iri mu maboko y'abazungu, ari naho biza gusa nkaho bihura n'ibyo ndimo mvuga ati hari icyo twita ubugay. Umwana arabyimitatinga, no kugira ngo umwana kure abe straight arabyimitatinga. Ndabisobanura muri buno buryo. Mwagiye hari ibintu byinshi dukunze kwibeshyaho tukavuga ati niba umwana yaravutse ari umuhungu akaba azana ikibuno kinini cyangwa akazana amabere kandi ari umuhungu, aho ngaho ngo aba yarakuze. Abenshi bavuga yuko ariyo nzira yo kugira ngo abe yaravutse nyine azaba umugay. Ntabwo ari byo, ahubwo uwo mwana uvutse afite izo shape za body bitewe n'uburyo igice kimwe cy'abana bagenzi be b'abahungu bamubona bagasa nkaho bamwegeza ku ruhande. Ugasanga nanone n'ababyeyi kumwe ababyeyi tuza kureba umwana twavuga ati uno mwana ateye nk'abakobwa. Uko ibyo tugenda tuvuga cyangwa tumwaturiraho, sometimes nk'uko Eric nawe wabivuze ati umubyeyi akagenda agurira umwana w'umuhungu imyenda y'abakobwa. Ikindi nanone ugasanga umwana gukurira kuri bino, turi mu isi y'iterambere, ugasanga gukurira kuri bino bya televiziyo n'ibindi bintu bigenda bimuha kugira ngo yimitatinge imico y'abandi, no kuba hamwe bamukumira agasanga ahandi ahabonye urukundo akahita asa nkaho ahafatirwa mpiri, sibyo? Ibyo ngibyo bishobora kuba byamuhindura. Ikindi nanone ku byerekeranye n'icyo tuvuga ababyeyi, kuba umubyeyi w'umupapa ashobora kuba yabyara abana b'abakobwa akavuga ati nifuza ko akajya yirirwa avuga ati cyangwa umuhungu. Ibyo bishobora gutuma umwana yabyaye w'umukobwa ashaka kuba yakora nk'umwana w'umuhungu kugira ngo agaragare neza cyangwa ahaze ibyifuzo by'umubyeyi wiwe ari we se wiwe, bikamuviramo kuba yakisanga ari gufunctioninga nk'umugabo, sibyo? Ikindi nanone ndibuze kugarukaho ni ku cyerekeranye n'ubuzima bwa no muri Afrika. Ntago ari ibintu ndibuze kugira
ibyo uri buze kugarukaho ukajya kuri buno bushakashatsi bwakozwe na runo rubuga rwa kuri uno mushakashatsi bita Sikana Ekipani, ubu nabwo wapostinze kuri runo rubuga rwa phs.org. nawe avuga yuko cyane cyane abanyafurika abenshi bisanga mu buge cyangwa mu burezi bien bitewe n'ingaruka y'ubuzima, kuko aba ariho ari bubone yuko ari bukure amaramuko, cyangwa akaba ari buze kubakura kuba yamuvinga akajya outside of the country kugira ngo ajye gushaka imibereho cyangwa yisange mu bundi buzima bwiza butandukanye n'ubwo yari arimo. Ikindi nanone aramanuka akavuga ati ikindi usanga hari ababijya mu rwego rwo kugira ngo kwamamara kugira ngo babe famous, sibyo? Hamwe azavuga ati kugira ngo abantu bangirire attention ku kintu runaka ndimo ndakora, nuko ndi buze gufunctioning uko nguko bikajya mu ndererwamo abantu bakahita bavuga ati kumbi runaka n'umutinganyi, sorimo mbabare gukoresha iryo jambo, kumbi runaka n'umuge cyangwa n'umulesbienne. Anyway, Eric, ntuze reka mbanze ni excuse, ntuze kurakara umuntu uvuga ubutinganyi kuko ni ibintu bishyashya muri twebwe. Iryo jambo risa nk'uvuga muri twebwe umeze neza, just komeza neza ntaribe, ahubwo ubigerageze wihute kugira ngo tuze guha ijambo n'abandi. Hano hari abantu 580, so tugerageza mu buri muntu at least narenze iminota 5 kugira ngo n'abandi tubahe ijambo. Thank you. Yakomeza ntaribe, ntango birankomeretsaho, komeza ntaribe. Okay, urakoze Eric. So ni ukuvuga ati none ndi buze kugaruka ku cyo kuvuga ati ubundi hari ibyo dusa nkaho mutatu iyo tuvuga ati LGBTQ yaje gute ku isi, ubundi yatangiye gute ku isi, sibyo? So icyo nicyo ndi bukubaze Eric, ariko hari ibyo nagisomeho kubera yuko zino space za gay n'abalesbienne zimaze igihe. Ni ukuvuga ati ibi bintu bya LGBTQ yaje ari ukugira ngo irengere ubuzima bw'abagera n'abalesbienne, ariko izanwa nk'uko tuzi yuko Greece yari ifite imbaraga ari zino za Roman Empires mu kwaguka Abaroma akenshi imbaraga zabo bazikoresheje kubera idini ryabo, noneho rikagira amahame y'abayobozi b'amadini, ariho usanga abapadiri batemerewe gushaka abagore, sibyo, cyangwa babyare. Ariho wasangaga abana babafata bakabajyana ahantu kubigisha kugira ngo bazabavuga butumwa, rimwe na rimwe kubera imibiri yabo bakisanga barimo hari icyo tuzi yuko nibi n'abashakashatsi banditse aba white ikintu baturusha bo ni ukugerageza buri kintu cyose, kuvuga ati ese iki ngiki kirashoboka. So ari aho ngaho bavuga yuko ubushakashatsi bwakozwe ari uko abahungu babiri barebye bakavuga ati ese is it possible kuba twamakinga sex turi abahungu babiri, sibyo? Tugakoresha umwe mu mwanya w'umubiri utaragenewe ibyo ngibyo, tukagerageza bitewe na situation bari barimo muri icyo gihe. Aho ngaho yewe ushobora kuza kunyumoza, ariko njyewe ndi buze kuvuga fact y'ahantu ndi buze kuza kujya kubisoma. Anyway, ikintu ngiye gusa nkaho nsorezaho kugira ngo ntange umwanya, ndavuga umuge umulesbienne ni umuntu nkatwe, turi mu isi y'iterambere, tubanze twumvikana iki kintu, sibyo? Tubanze twumvikana iki kintu. LGBTQ ni system ihari nini ifite n'imbaraga udashobora kuba warwanya, sibyo? Kuko kuyirwanya n'ubundi ushobora kurwanyamo umuvandimwe wawe, ushobora kurwanyamo mushiki wawe, ushobora kurwanya ikiremwa muntu nkawe. Ni system utarwanya, kandi mu mvugo y'ikinyarwanda baravuga ati iyo udafite icyo wahindura kuri icyo kintu gishyigikire cyangwa ukirekere ubwo ngubwo, sibyo? Ni ukuvuga ati tuba abantu bakuru. Ikintu inama nshobora kuba natanga nshaka no kubaza Eric, so LGBTQ uko tuyibona muri no systeme y'isi niyo mu bihugu byacu isa nkaho ifite umurego, kuko ni ikintu gishyashya kitari gisanzwe muri Afurika, kitari gisanzwe mu Rwanda, kitari gisanzwe. Umuntu wese yumva yuko ari ikintu kiri impossible, nyine umuntu
wewe utari wajya muri iyo ka none ndavuga ati niba mugira amahirwe yo kugira ijwi muri LGBTQ sibyo mukaba mubasha kuganira n'ababakuriye cyangwa na association ibarengera bafite amafaranga menshi bari kwinvesta nk'uko bafite umubare mutoya barifite amafaranga menshi bari kwinvesta mu rwego rwo kugira ngo bongere umubare munini Eric nge nakwisabe niba ndanabikubahira yego kuba wowe na mushiki wacu uyu nguyu mwariyakiriye ariko nanone wabwira organisation yanyu ntibinveste amafaranga mu rwego rwo kugira ngo bamotive abana batoya babafatirane n'ubukene babafatirane n'ubuzima bashaka kubamo ntibinveste amafaranga mu kugira ngo ba-attracting abantu babe abagay n'abalesbienne ahubwo bareke wa wundi w'imitetinza akiri mutoya bitewe n'uburyo yakuze bitewe n'uburyo umubyeyi yageze bitewe n'uburyo mbega bitewe n'uburyo nyine yakuze akahita yisanga bareke uwo nguwo nyine yakirwe mu muryango wanyu aze nyine yizanye pana kuza kuruwe n'ikintu runaka ayo mafaranga binvesta mu rwego rwa PUB nimvuga PUB mu mapublicité mu rwego rwo gusa nkaho barokwita aba new members ayo mafaranga ase nkaho mube honest mureke kubera ko umaze iminota 10 so gira usoze kugira ngo dukomeze bro kuko ndabona cyo bagira ikiganiro yo Eric merci sibyo okay bavandimwe dukoresha amagambo aboneye